Reka mbasuze kandi mbifuriza amahoro y'Imana ishya n'ihirwe mu buzima aho muri hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda bari mu majyepfo amajyaruguru Iburasirazuba n'Iburengerazuba by'umwihariko abari mu mujyi rwagati wa Kigali aho Yesu yavuze azasanga abantu kuko yaravuze ngo ni mu ndindire cyangwa se mu ntegerereze mu murwa kuko ariho nzabasanga. Nkibaza ngo abatuye mu ntara cyangwa se abatuye mu byaro Yesu bazabasanga cyangwa twese tuzibumbira ahitwa mu mujyi kugira ngo Yesu abe ariho azadusanga aho ngaho mu murwamba. Ikaze ni tariki 10 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2025 bibaye isa itazuzuye zitarengaho n'umunota cyangwa se itsiyerese cyangwa se amasegonda. Ni inkuru y'agahinda n'umubabaro tumaze iminsi tubabwira cyangwa se mwumva impanuka ziri kwibasira abantu benshi cyane bagiye batandukanye muri iki gihugu. Mu Rwanda rw'imisozi igihumbi impanuka ziri kuba nyinshi cyane mu ntangiriro z'uyu mwaka bazawusoza. Muzashimire Imana cyangwa se muzashime Nyagasani. Hangaha ni inkuru itari nziza na gatoya. uyu mugabo wishwe n'imodoka ye. Impanuka yabaye ku munsi w'ejo nijoro cyangwa se mu ijoro rishira wa 10. Ni impanuka yasize ibabaje benshi cyane. Ni impanuka yaguyemo abagera kuri babiri aho imodoka yagonganye n'indi modoka mu bwoko bwa Daihatsu yari ipakiye ibirayi ituruka mu karere ka Burera yerekeza mu mujyi rwagati wa Kigali. Ubwo yasaga nk'agiye gusoza n'urugendo rwe dore ko yari ageze aho bita Shorongi. Ahangaha benshi murahazi abantu mu mujyi wa Kigali. Ntushobora kujya Kigali uturutse mu majyaruguru utanyuze Shorongi, ngo ndavuga uturutse mu karere ka Musanze. Asize abana bageze kuri 5, asiga umugore. Uyu mugabo ngiye kugarukaho muri iyi nkuru y'uyu munsi bamwita Habimana. Tumaze tuvuge ngo iruhuko ridashira ndetse n'abandi bantu muvukana nawe cyangwa se mumwegereye bya hafi nababwira ngo mukomeze kwihangana. Isisi wacu twese turacumbitse kandi twese turabashitsi. Twese urugendo ni rumwe, habaho kuvuka, habaho igihe cyo kuvuka, hakabaho n'igihe cyo gupfa, habaho igihe cyo kwishima n'igihe cy'agahinda n'umubabaro. Uyu munsi wa none mu muryango twabyara, ariko nanone uyu munsi wa none mu muryango twaba turi gushyingura. Uyu munsi wa none mu muryango twaba turi gushyingira, ariko nanone mu muryango twaba harimo abandi bakoze divorce. Ni uko nguko ubuzima buteye. Bamwe bashyingira, abandi bari gukora divorce, bamwe basezerana, abandi bari gutandukana bari mu nkiko, bamwe baba bari mu byishimo byo kukiri cyangwa se maternity, abandi bakaba bari kukiriyo. Niko isi iteye. Ni ibihe bibiri Imana yateguriye umuntu, igihe cyo kwishima n'igihe cyo kubabara. Ndabyumva abantu b'Ibutaro, inshuti za hafi za Habimana Bonaventure, mwese murababaye cyane n'agahinda n'umubabaro. Muti byagenze gute? Habimana Bonaventure cyangwa se Bonaventure, uyu mugabo Bonaventure avuka mu karere ka Burera hariya mu murenge wa Butaro aho bita muri Gatsibo. Uyu mugabo yahoze acuruza kenkayeri imbere. Uyu mugabo acuruza kenkayeri hariya muri amazu, n'ubundi kenkayeri acururizamo umugabo nyirimazu. Inzu yakoreragamo nyirimazu n'ubundi nawe yari yarishwe n'imodoka mu myaka yahagana za 2010, nawe akaba yarahitanwe n'impanuka y'imodoka. Byagenze gute rero kugira ngo uyu Bonaventure cyangwa se Habimana yapfanye nande? Uyu Bonaventure yaratuye muri Rusumo cyangwa se mu murenge wa Butaro mu Kagari ka Runaba aho bakunda kwita ku Kadehero. Abazi ahari ako Kadehero neza, yaratuye hafi neza n'urusengero rwa ADPR, dore ko nta minota irimo kuva aho yaratuye kugera ku rusengero rwa ADPR cyangwa se rwa Pentecote. Uyu mugabo rero nyuma yuko yagurishije kenkayeri ahita mo kujya gukora business cyangwa se ubucuruzi bwo gutwara transport, gutwara ibintu. Akaba yarahise agura imodoka ye ya Daihatsu ari nayo yamuhitanye. Kimara kugura imodoka ye yatanye kujya pakira ibirayi n'indi mizigo igiye itandukanye. Birumvikana uyu mugabo ku munsi w'ejo ubwo yavaga gupakira ibirayi yerekeje mu mujyi rwagati wa Kigali nibwo yahuye n'imodoka nk'uko bivugwa. Yahuye n'imodoka yitwa Hoho
ikimodoka kinini birumvikana. Ubundi cyo cyazamukaga giturutse mu mujyi rwagati cyangwa se za Nyabugogo iyo hepfo, arangije ahita kubitana nacyo, niko kwasiga ubuzima, ajyana n'umutandiboyi we, bose bahita basiga ubuzima. Bivuga ko nta gusamba kwabaye, ahubwo ni kwa kundi bavuga ngo urupfu rwamwahuranyije ahita ahasiga ubuzima. Birumvikana abantu barabaye cyane, by'umwihariko abari mu karere ka Burera, abari hariya Rusumo, Butaro, Runaba, aho bita ku Kadehero, murababaye cyane. Ariko isi wacu mwisi twese turabashitsi. Abana batanu basigaye ari imfubyi, Nyagasani abahe gukomera no kwihangana. Asize umwana we w'imfura cyangwa se umwana wa mbere, akaba yarageze mu wa gatatu w'amashuri abanza, cyangwa se ubwo yari ageze muri primaire, akaba ari umwana w'umuhungu wari ugeze mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza. Gahunda yo guherekeza uyu muvandimwe ntiramenyekana neza, ariko kimwe nakubwira cyo nuko turaza kubikurikirana. Ari makuru ajyanye n'impanuka nakubwira nuko imodoka ya Ritiko iherutse kugongana n'indi bisi ya Kwasteri, zose twara abagenzi kubw'Imana bagonganiye hariya muri Nyakiriba umunsi wo ku cyumweru. Kubw'Imana ikinga akaboko ntihagira umuntu numwe uhangirikira cyangwa se ngo abe yahasiga ubuzima. Ni ikintu gikomeye cyane ko imodoka zitwara abagenzi bura twari kuvuga. Ikindi kintu kitari cyiza, nyuma y'impanuka yabereye Rubavu igahitana abageze kuri 11, hano ho iyi nkuru sinzi uburyo twazaga kuyibaramo cyangwa se twazaga kuyivuga, dore ko Kwasteri itwara abantu bari hagati ya 26 na 30, mu gihe Ritiko itwara hagati y'abantu 50 na 60 kuzamura. Ukibaza rero abantu bangana gutya baramutse bakoze impanuka, icyasagukamo, icyasigaramo, icyavamo, inkuru yaba yahinduye isura. Ariko Nyagasani yakinze ukuboko. Andi makuru ari gucaracara kuri uyu munsi wa none, Ribu yamaze gutangaza ko icumbikiye umwarimu wa ni inkuru navuga ngo nayo ntishimishije, nayo si inkuru nziza. Ariko mwabantu mwe ni inkuru itari nziza nayo na gatoya, nkuko nabibabwira. Iyi nkuru nayo ntago kuyivuga ishimishije. Gatsibo hano ngo muri Gatsibo hariho Gatsibo iherereye hehe? Mu karere ka Gatsibo haravugwa inkuru y'umunyeshuri w'umukobwa w'imyaka 15 waburiwe irengero kwa gatandatu Werurwe. Akaba yasanzwe mu icumbi rya mwarimu kuri uyu wa mbere tariki ya 9 Werurwe 2026. Mwoka byaramwe mwogahekamwe mukabyara kobwa na hungu, mwabantu mwe. Baravuga ngo nuwareye intuza ngo yarya iki, ariko ibi byo biri too much. Nkimara gusoma inkuru numvise ngizemo ikikango. Mwabantu mwe, umwana w'imyaka 15 aburi wirengero iminsi igera kuri 35, ababyeyi batazi ahantu ari, no ku kigo batazi ahantu ari, abantu bose batazi ahantu uyu mwana w'umukobwa aherereye. Bagiye kumusanga, bamusanga mu icumbi rya mwarimu. Bamusanze mu icumbi rya mwarimu arimo yatebereye, cyangwa se mwarimu amaze iminsi ari kujugumira, cyangwa se wa mugani wa Gitafu ari gukubita kuri kakandi. Ari gukubita kuri kakandi. Byagenze gute rero? Reka mbanyuriyemo muri makeya. Ni inkuru nayo navuga ngo idashimishije. Uyu mwarimu yahise atabwa muri yombi urwego rw'ubugenzacyaha RIB ku bufatanye na polisi y'u Rwanda, nyuma yo gufungura inzu ye bagasangamo uyu munyeshuri wari waburiwe irengero kuva mu mpera z'icyumweru gishize. Sam Kabera binyujije ku rubuga rwa X yatangaje ko uyu mwarimu watawe muri yombi yigisha kuri ishuri ribanza rya Groupe Scolaire Bihinga mu murenge wa Kabarore, ubwo ni Burasirazuba. Uwo mwana w'umukobwa we yiga mu mashuri yisumbuye kuri icyo kigo Groupe Scolaire Bihinga. Iwabo w'uyu mwana batangaje ko bamubuze ku wa gatanu w'icyumweru gishize. Nyuma bahisemo kubaza ku ishuri kuri
ku ishuri yigaho kuri uyu wa mbere tariki 9 Werurwe 2025. uwo mwarimu we yari mu kazi ke yigisha nk'ibisanzwe, gusa hari ababonye uriya munyeshuri ajya ku icumbi rye bakeka ko ariho yaba akiri. Bahise baka uyu mwarimu urufunguzo rw'icumbi abamo. Nyuma ubuyobozi bugiye gusanga uwo munyeshuri koko ariho araryamye. Ako kanya bahise bahamagara inzego z'umutekano n'ubugenzacyaha zita muri yombi uyu mwarimu. Kuri ubu afungiye kuri sitasiyo ya Kabarore. Myaka 15 my friend. Icyaha cyo gusambanya umwana mu Rwanda ni icyaha gikomeye gihanwa n'amategeko kandi kidasaza. Amategeko agena ko umwana ari umuntu wese utarageza imyaka 18 y'amavuko. Igihano ku muntu wahanwe n'icyaha biteganwa n'imyaka y'umwana wasambanyije nuko icyaha cyakozwe. Igifungo cya burundu. Iki gihano gihabwa umuntu mukuru wasambanyije umwana uri munsi y'imyaka 14. Iki gihano kandi gishobora gutangwa iyo uwakoze icyaha yari asanzwe afite inshingano zo kurinda uwo mwana cyangwa iyo yamwanduje indwara zidakira. Igifungo hagati y'imyaka 20 na 25 gihabwa umuntu wasambanyije umwana uri hagati y'imyaka 14 na 17. Igifungo hagati y'imyaka 10 kugeza kuri 15 gishobora guhabwa umunyacyaha nawe ukiri umwana utaragera imyaka 18 ariko wasambanyije abandi bana. Amategeko n'inzego z'umutekano nka RIB na polisi y'u Rwanda bikangurira abaturage kutaryamira iki cyaha cyangwa ngo bagikemure mu muryango mwunga. Gutanga amakuru akiri kare bifashisha kubungabunga ibimenyetso nk'ibizamini bya muganga na DNA no guha abaturage uwahohotewe. Uyu mwarimu rero akaba yarafashe umwana w'imyaka 15, akaba yaramwigishaga akamutaniwe mu rugo akamarayo icyo cyumweru. Ababyeyi be bari baramubuze bagasanga aryamye kwa mwarimu, ariko mwarimu ni n'ikigoryi. Guso wumvaga koko kumurana 1 2 3 umva guri seriye. Reka mbifurize ibihe byiza, mukomeze kuryoherwa n'umunsi. Ababuza babona namwe mukomeze kwihangana. Imana ibarinde.